muvandimwe Kristo Yezu akuzwe. Kristo akomeze gukurizwa mu buzima bwawe. Ukeneye kumenya gushishoza, ukamenya niba ari umwuka w'Imana Roho Mutagatifu urimo kukuyobora, akuganisha ku kinogeye, ku cyiza no ku kizagira akamaro kakugeza ku bugingo. Ukanamenya se niba waba wahuye n'umushukanyi ukwereka ibibangutse, ukugira inama y'ibyihuse, ugukoresha ibyifuzo ibijyanye n'ibyifuzo byawe by'ako kanya, ariko akuganisha mu cyorezo ndetse no kukurimbura. Ukwiriye kandi kumenya niba mu mikurire yawe, mu mibereho yawe, ubwenge bwawe, umutimanama wawe bishobora kuba byifitemo ubushobozi bwo gusesengura ukamenya icyiza n'ikibi, itandukaniro ryabyo. Ni kuri uyu wa gatanu tuzarebera hamwe ibintu 9 umuntu yubakiraho ubushishozi bwa za roho, ukamenya ibiranga roho mbi, ukamenya n'ibirangwa na Roho w'Imana. Muri ibi bintu 9, muri izo mfunguzi 9, muri izo nkingi 9, tuzamurikira umutimanama wawe kugira ngo ushobore kumenya gusesengura no kubakira ubuzima bwawe ku kizaramba, kuko uzasiga umurage mwiza no kuzahora mu buzima bwawe uri inararibonye mu myaka yose. Ngwino dusangire rero icyo kiganiro n'iryo sengesho. Ni kuri wa gatanu saa 2 mu masaha yo mu Rwanda no mu Burayi, saa 8 masaha ya hano Ottawa muri Canada.